Muraho neza bakunzi bacu aradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kuzora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwa tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuje kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutaye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese urabona kino cyapa gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B, umuhanda uyoberejwe iburyo. C, kata iburyo gusa. D, umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kata iburyo gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bakunda kubikoresha nk'iyo hari icyago kidahoraho mu muhanda, wenda ni impanuka yabaye, biba ngombwa ko ikinyabiziga cyafunze nk'umuhanda, biba ngombwa ko hari ahantu bawuyobereje, bakavuga ngo icyerekezo gitegetswe no gukata iburyo gusa. Cyangwa se hari nk'imirimo iri gukorerwa mu muhanda, n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye nko mu muhanda bikawufunga, bakavuga rero uno muhanda urafunze, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo, kata iburyo gusa. Ndakeka ko waramusamo C, kata iburyo gusa. Ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda nari gukore iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, subiraho uyirebe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? Urabona ko n'abanyamaguru cyangwa abantu batari kwitegura gutwara ibinyabiziga nabo bagomba kwiga amategeko y'umuhanda. Nk'iri tegeko rirabareba. Ni ukubera iki rero abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? A, ingaruka ku bindi binyabiziga. B, ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda. C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A, ingaruka ku bindi binyabiziga, B, ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, na C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona iso kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona bambuka umuhanda. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga aturutse kure akaza ari kwihuta, akabona imodoka iparitse, ntiyacanye amatara yo guhagarara umwanya munini, arahita atekereza we mu bitekerezo bye ko ntabwo iyo modoka iteze guhita igenda, akaza ari ku muvuduko uri hejuru atawugabanyije. Rero iyo uri umunyamaguru ukambukira imbere y'iyo modoka, ashobora kuza ku muvuduko wo hejuru kubera ko ari kubona ko iyo modoka n'ubundi idateze guhita ihaguruka ngo igende, akaba arakugonze. Niyo mpamvu biba bibujijwe kwambukira umuhanda mu ikoni cyangwa se hafi y'imodoka ihagaze. Mu ikoni ho hari intera runaka batari kurebamo imbere ye kubera ari mu ikoni. Rero wakwambukira umuhanda mu ikona akaba yaguteza ibyago. Ibyo byago haba n'iyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu bamugomba kwitonda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho mu ikoni. Ese kunyuranaho mu ikoni A, biremewe, B, ntibyemewe, C, biremewe ukoranye ubwitonzi, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, ntibyemewe kunyuranaho mu ikona cyangwa ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa mu ikoni, ntibyemewe kubera ko nkuko nari maze kubivuga hari intera runaka umuyobozi w'ikinyabiziga aba atari kurebamo imbere ye. Rero wanyurana mu ikona akaba atakubonye, yaza ari ku muvuduko hejuru akaba yakugonga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika kwa papa. Ariko mbibutsa ko ushaka kode tubwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mudasobwa ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, ibyo byose byakunda, wowe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujwe kurenga uretse mu gihe iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda, uvuga ko umuyobozi abujijwe kuyirenga, waba ucagaguye cyangwa udacagaguye. Ariko ngo iyo ucagaguye umuyobozi aba ashobora kurenga mu bihe bihe A, agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, B, gukatira ibumoso, C, guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda ibivuga ko umuyobozi abujijwe kuyirenga kubera ko uba ugomba kugendera mu ruhande rw'iburyo. Ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, mu gihe agomba gukatira ibumoso, no mu gihe agomba guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyemuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, ni nayo mpamvu zatuje kusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari ese icyo gice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se igice cy'umuhanda kiba kigenewe iki? A, inzira y'abanyamaguru, B, agahanda k'amagare, C, A na B byose ni ukuri. A, inzira y'abanyamaguru, na B, agahanda k'amagare byose ni ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hanze cyukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, n'ubundi uzahite wumva ko hagomba gucamo ibinyabiziga, ariko icyo gice gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make nta modoka yacamo, aba ari ahagenewe amagare. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni y'ikinyabiziga cyawe, hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? A, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, birumvikana ni ahantu basengera. B, hafi y'ibitaro, C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi, D, nta iso cy'ukuri. Hano hari iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuze ihoni nubwo waba uri muzima nta kintu ufite, nta kibazo ufite, ukumva hari ukuntu bigenze. None wabaze hafi y'ibitaro harimo n'abarwayi, biba bibujijwe kugenda uri kuhavugiriza amahoni y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni uruziga, ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, n'ibirango by'umukara bishishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanukira rero mu byapa byo ku mihanda. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, birabujijwe gukata iburyo,
B tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda igihe ugiye gukatira iburyo. C kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo kuri nta kindi ni A, birabujwe gukata iburyo. Uri kubona harimo aga fresh gakata iburyo ariko gacishemo umurongo utukura ubereretse. Nubwo batacishamo uriya murongo ubereretse utukura, wibuka ko kino cyapa kirimo bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero babaye kukubuza gukata iburyo. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, nyandikira kuri WhatsApp nkwe video y'amoko atanu n'ibyapa byo ku mihanda mu gihe kitarenze iminota 2. Mu gihe waba ubuze iriya video nabakoreye iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ikibazo cya munani kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese ikiriya cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kiba kigomba kumara igihe kingana iki? A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C, imyaka 2. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabonetse kuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso kikuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Na amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Dore ukuntu bimeze. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Uguze ikinyabiziga ni gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Iyo maze kugisuzuma, icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, cyaba ari ku modoka zidakora ubucuruzi kikamara amezi 12. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Ugomba kwitwara ute? A, kugabanya umuvuduko ukareka kagenda. B, gukomeza iburyo bwawe. C, kumunyuraho iburyo bwe. D, kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora kugabanya umuvuduko ukareka kagenda. Ari kukubwira kumutambukaho iburyo kandi uri kugana ibumoso. Ikindi kunyuranaho murabizi bikorerwa he? Ibumoso. None bari kubwira ngo munyureho uciye mu ruhande rw'iburyo. Urumva ntago bishoboka, ahubwo ugabanya umuvuduko ukareka kagenda. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Wegereye iriya nzira y'abanyamaguru ariyo bita zebra cross, usanze hari abanyamaguru bategereje kwambuka, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara, kubera ko ziranzira abanyamaguru bambukiramo ziba zarabagenewe. Iyo ubonye bahahagaze ukaza uri ku muvuduko wo hejuru, ushobora kuba wenda kuhagera ukabona bahise batangira kwambuka.
ukaba wabateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Rero ugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe umunyamaguru wa mbere yaba atangiye kwambuka. Ndakeka ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se iyo ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite amasaha ubonekaho neza ku munsi, niyo uduha iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo ukunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Waba ukeneye ko twigana turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha turi kumwe, haba amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B, kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C, gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D, guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanze cyukuri nta kindi ni A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, ukirinda guhita uhubuka winjira mu muhanda batakugonga. Urahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni impande enye cyangwa ni impande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B, inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C, umuhanda utaringaniye. D, umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukura amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa nukibona buzaba ugiye guhinguka ahantu hari amazi, ugiye guhinguka ku nkombe y'ikiyaga, ugiye guhinguka ku mwaro. Murabizi ku mwaro na ahantu amato aparika bari kukuburira hakiri kare. Murabizi no byapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, bakakuburira hakiri kare muri iyo ntera kugira ngo uze kwagera wamaze kumenya ingamba uri buze gufata. Rero cyo na cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tujyamo kwata n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka ni ibyapa biranga. Iyo video iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ubonye hari irindi somo ukeneye ko nkwigisha, ryandike muri comment ukande subscribe kugira ngo nindikira uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Ushobora kugira ibitotsi, ntabwo uri robo. Ese uba wakora iki uri mu muhanda urombeje ibice byinshi? A, gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga amapiano. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta isoki ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni C, kuva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Murabizi hari abantu batwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka, cyangwa asanga atwara ikinyabiziga umunsi wose akirirwa atwaye ikinyabiziga. Rero turi abantu
ntabwo turi amarobo, ushobora kumva ugize ibitotsi. Mu gihe rero wumva utangiye kugira ibitotsi, uva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, urabizi ntiwatwara usinziye. Ndakeka ko waramutse ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe? Ku kinyabiziga, A ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, B ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, C ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kinini se ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niyo washyirwa rino tara ndanganyuma. Murabizi niyo uri imbere ukaba ushaka kwereka umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri inyuma ko imbere nta kibazo gihari, ukoresha rino tara ndanganyuma. Riba rigomba gushyirwa rero ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutse ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira. Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C 1. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira udanagura kw'irahuri 1. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, ariko nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira udanagura kw'irahuri 1. Ndakeka ko waramutse ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira yaye matara: amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, B utugarurumuri 2, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B utugarurumuri 2 ni ibisubizo by'ukuri. Ese waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya, urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ira n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe: A mu masangano, B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikintu biba bishatse kuvuga nuwa ngo bino byapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye n'ibyapa biburira cyangwa ibyo gutambuka mbere. Ibyapa wenda biburira ukibona hakiri kare, baba bari kuvuga ngo umuyaga w'intambike, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze, kuva aho ugihitiyeho ukimara kugihitaho uvuye aho gishinze.
nibwo utangira kugikurikiza. Muri make uza uri kukibona niba kiri kukubuza kugendera ku muvuduko urengeje 50 mu saha, kilometero 50 mu saha, uzaza uri kwirukanka nushaka uri kwigendera kuri 80. Ukimara kugihitaho icyo kikubuza kurenza kilometero 50 nibwo uzatangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu bavuga ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze, kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho, n'inkomane ikurikiyeho kuva ahandi cyari gishinze ugahita winjiramo imbere, nibwo ukomeza kugikoresha. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa cyanditsemo amagambo avuga ngo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo hagarara. Ese urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, guhagarara gusa igihe ikinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano ramutse cyukuri cyanya cyari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Esanso cyukuri ni A, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Esanso cyukuri ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Esanso cyukuri ni C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, cyangwa igisozo cy'ukuri ni D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso cya kare umutuku. Tegereze neza. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye uba uri mu muhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini, bikaba ngombwa ko uhinzira. Urabizi uri kugenda mu muhanda, abari mu muhanda munini, iyo ugiye gusanga abantu mu nzira nyabagendwa ugiye kubinjirana mu muhanda, uba ugomba kubaha inzira, abayobozi b'ibinyabiziga. Rero urahagarara niyo nta kinyabiziga ubona kugira ngo winjire gake gake muri uwo muhanda ugiye kwinjiramo udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, oya. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cya kare umutuku, oya. Ahubwo urahagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bavuze ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga, icyo kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iye feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Feri y'urugendo yo ni ya yindi ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, yaba igeze ahaterera cyangwa se yaba igeze ahamanuka. Feri yo gutabara yo ni ya yindi ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Ni ibyo bibazo bitatu babazaho, mbivuzeho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga
tuba tugomba kugira ibara ry'umuhondo. Noneho utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ry'umweru. Naho utugarurarumuri turi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ritukura cyangwa se umutuku. Ibyo bibazo bitatu babaza ndizera ko nibaramuka kikubajije uzahita ugikora. Imbere ni umweru, mu mbavu z'ikinyabiziga ni umuhondo, naho inyuma aba ari umutuku. Ndakeka ko waramutse B kubera ko hano bari bavuze ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa rite. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika wapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ukaduha nimero y'irangamuntu mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mudasobwa iwawe, cyangwa ukaza ukadusanga ku kazi twigisha mudasobwa, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mudasobwa itakubereye imbogamizi, nubwo waba utarigeze uyikoraho ujya mu kizamini wayimenye. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Twandike cyangwa uduhamagare rero ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.